ikinamico urunana. Nadine aributswa kubahiriza gahunda y'ikingira yahawe. Hagati aho Chris arashyize atangaza icyo atekereza kuri Reye. Ni urunana. Yewe Nadine, kiravuga uyu mukobwa wawe ibere. Aya nyuma maze kuyavuga kandi n'intoki nze mwonse da. Ndumva umukobwa yakameje. Ubundi dami. Ndamare neza. Icecekera igito. Umukobwa mwiza. Ihorere kibondo. Mama araje guha akabere. Ihorere mama. Mbese barize mama. Ihorere kibondo cyanjye yakirira kanono. Ntubona ko yarashonje? Yarashonje mujyana. Ndore ukuntu ahise ari kurura disi we. Ese ugira ngo ntukoze? Guhinguka hano ukaba umfashije koko? Ahubwo se ko mbona wazindukiye mu mandazi Nadine. Aho uribuka ko uyu munsi ari ugukingiza? Ngo gukingiza mujyana? Cyane rwose. Biri mu binyujije hano kukubutsa ko ugomba kujya ku kigo nderabuzima gukingiza. Yewe gamujyana nkaba nabyibukaga Imana irarora. Reka nabyibagiwe. Wabyibagiwe? Ndabibona rwose ko bikiri mu mutwara ayo mandazi umaze guteka no kujya kuyacuruza. Wabimenye rwose. Ubu mu mutwe wanjye ikiri imbere no gukora cyane nkiteza imbere. Gukora cyane ni ngombwa. Ariko n'ubuzima bw'umwana ni ngombwa cyane. Ubu ndishira nkatekereza umunsi nzaba nikorera nkabasha kwibonera ibintu byose nkeneye, nkanita ku bana banjye nta numwe nsaba, nta n'inkunga yari yo yose nkenera. Nibyo rwose. Guharanira kwigira ni ngombwa Nadine. Ariko rero simbyumva. Reka njye gushaka ifishi y'ikingira ndebe koko. Ntubona ko ari uyu munsi Nadine? Yewega. Ubu wasiba nkazajyaho ikindi gihe. Hari ikibazo mujyana? Oya, ni ngombwa cyane kubahiriza gahunda y'ikingira. Hari icyo tumva mujyana. Ngiye ndashaka gukora cyane nkabo nta muntu wari wese nishingikirijeho. Ibyo uvuga nibyo ntawe utagushyigikira Nadine. Ibyo nibyo. Icyo twifuza twese rero ni uko urubyiruko, abagore, abagabo bose bakura amaboko mu mufuka bagakora bakivana mu bukene. Aho ngaho nyine. Uzi umunsi nzaba nshobora gukemura ibibazo byose. Hitwa umuntu habwa inkunga y'ingoboka, habwa abagore batwite nabo nsaba mu miryango ikennye. Byose ni ubushake, kuko gushaka niko gushobora Nadine. Ariko ntugomba kwibagirwa n'ubuzima bw'umwana. Kandi nk'uko nabikubwiye, ingengabihe y'ikingira igomba kubahirizwa. Ni ukuri ndagushimira mujyana. Nk'ubu rwose iyo utaza hano sinzi ko nari kwibuka ko ari uyu munsi pe. Nari narabyibagiwe. Buriya biragoye ko nakwandika itariki nk'uko ngo nyibeshyeho Nadine. Cyakoze uribuka. Nubwo iyo fishi ari itwemeje ko ari none, ariko ni gake mbyibeshyaho pe. Ubu se koko ngiye kubigenza ntimujyana. Harya mugiye muri bangahe Devo? Twateguye site 3 kandi buri site irakoraho abaganga 2. Reka tubasanga aho batuye turebe ko hari icyo biri bufashe. Nabyo biba ari ngombwa, kandi rero ntimugende mujombagura abana inshinge gusa. Muhanze munigisha. Murabizi ko iryo kosa tutarikora. Ni ukubanza kubwira ababyeyi ko kwita ku buzima bw'abana babo ari bo bireba mbere na mbere. N'akamaro ko gukingiza. Ubu tugiye twavuganye n'abajyanama b'ubuzima ku buryo nta kibazo turi bugire rega. Okay. Ubwo site irabiriho abaganga 2 n'umujyanama w'ubuzima rero. Yego, gusa umujyanama w'ubuzima ahanakora ko kureba ko ababyeyi bose twari dukeneye baje. Ababona bataje arabasanga mu ngo abibutse kuza. Abajyanama b'ubuzima barakora cyane. Cyane Titire, byagera ku witwa Nonsiyata na Domitira nkanyurwa. Abo babyeyi bombi baritanga cyane. Cyane rwose. Kandi usanga mu mudugudu wabo ababyeyi bitabira gukingiza kandi bakaza ku gihe. Gupimisha abana, umugore utwite bamwitaho, mbese bakora nk'abikorera. N'abandi bazabigireho. Ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana burushaho kwitabwaho kandi bube bwiza. Ubwo rero niwumva tutakivuga, umenye ko twagiye. Turagaruka ku kigo nderabuzima nimugoroba. Hanyuma se Devo? Ndakumva Titire. Uwo mukobwa ameze ate? Uwuhe mukobwa Titire? Agnes. Agnes arahameze neza. Gusetse Devo. Kukubaza amakuru ye biratangaje. Oya da, gusa nuko ari wowe wakoze umuti. Nakoze umuti guteze? Uje gusura Agnes yatangiye gukira buhoro buhoro. Koko se? Ni ukuri wamufashije gukira neza Titire. None se mujyana, kuzi neza ko ntagira umuntu mfasha. Ubu ndasigaye amandazi basanze maze guteka bigende bite koko? Nyamara uyu munsi mufite n'amahirwe.
abaganga bamanutse kubakingirira mu midugudu. ko utari wabimbwiye se mujyana baje n'ahangaha cyane rwose. Ikindi rero ubu si ugukingiza umwana gusa kuko nawe bagomba kugusuzuma nk'umubyeyi. njye se ko nta kibazo mfite n'umwana akaba nta kibazo afite numvaga nabireka nkajya kwicururiza pe. Icya mbere umwana ntagomba gusiga urukingo nk'uko nakomeje kubikubwira. Urumva? Ikindi umwana agomba gupimwa hakarebwa imikurire ye. Ikindi nawe nk'umubyeyi ugomba gusuzuma. njyewe se baransuzuma iki se ubu nonsiya? Nk'uko nabikubwiye rero ubuzima bw'umubyeyi wabyaye n'ubw'uruhinja buba bushobora kugira impinduka zitunguranye n'ubwo waba wumva umeze neza. ariko mujyana ibyo warabimbwiye n'abaganga barabimbwiye ariko uretse ibimenyetso mpuruza wambwiye ikindi ni iki? Umubyeyi n'uruhinja rero Nadine baba bagomba gusuzumwa bagakurikiranirwa hafi, urabyumva neza, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze kandi bitabweho neza. mujyana mbere yo kuva ku kigo nderabuzima waransuzuma, ngeze hano mu rugo waraje uransuzuma, ibindi bansuzuma ni ibiki? Nadine, ndakumva. umubyeyi akimara kubyara yisuzumisha inshuro ya mbere mu masaha 24 akimara kubyara, bigakorerwa ku kigo nderabuzima. N'ubundi muri ayo masaha nari nyiri kwa muganga, abaganga barabikurikiranye. Yongera gusuzumwa rero nyuma y'iminsi 3. Yego. Iryo suzuma rigakorerwa mu rugo rikozwe n'umujyanama w'ubuzima. Nibyo rwose kuko ndabyibuka kuko waje kundeba, ari nabwo wambwiraga ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara n'iby'uruhinja. Isuzumwa rya 3 rero naryo rikorerwa mu rugo n'umujyanama w'ubuzima, rigakorwa hagati y'iminsi 7 na 14. Ibyo ko ntabyibuka neza waraje mujyana? Naraje rwose kuko iryo kosa ryo kudakurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana sinarikora. Uzi ko mbyibutse waje mujyana, ino nshuro si isuzuma rikorwa ryari, rigakorwa nande? Isuzumwa rya 4 rikorwa ku kigo nderabuzima, rigakorwa n'abaganga nyuma y'ibyumweru 6 umubyeyi yabyaye. Reka da. Muri make rikorwa ugiye gukingiza urukingo rw'ukwezi n'igice. Niyo mpamvu umubyeyi atagomba gusiba urwo rukingo? Si yo mpamvu yonyine Nadine. Reka. Nuko n'urukingo ari ingirakamaro. Rwongerera umwana ubudahangarwa bw'umubiri ku ndwara zikingirwa. Ubu se kuko ndabigenza ne koko? Ndafata ikindeke iki? Waje usanga aribwo nyuma yo guteka amandazi, sindakora isuku, nta kintu kimwe ubu se ndabigenza gute kuko mujyana? Mbwira icyo ukeneye ko ngufasha Nadine. Nkigufashe ariko singusiga hano rwose. Ikindi nk'uko nabikubwiye abaganga babisangiye hafi yanyu mu mudugudu niho babafashiriza uyu munsi. ariko sha mwe amafaranga muyakura he ko mbona muhora muvugurura? aho avaho ntihabura, nk'uko nawe utabura avugurura ibyumba by'ivuriro ari ngombwa kubivuga uko bivugururwa. Iby'akazi tubireka ahubwo reka tuganire ubuzima busanzwe. Hari amakuru mashya sumfitiye cyangwa sha ugiye kuntumira? Ngutumira cyangwa wowe untumira? Ngewe wowe nyine uko mbibona rwose umwaka ngo ntuzi gutaduhaye inzoga. Ubwo n'ubushinyaguzi Norbert, kumbwira utyo uzi ibyambayeho mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ariko rero unyise umushinyaguzi utabanje kunyumva neza Kri, ngo umenye impamvu mvuze gutyo. Ni yiheze? Amakuru agezweho nuko rwose we na wa mwarimu wanjye bishyushye ku buryo ubukwe butazarenza uyu mwaka. Aha kunseka se siko bimeze ngo ko muri n'abadatanara? Uravuga rero kandi nuwo rwose uravugisha ukuri Norbert? Abarimu banyu bavuga ko ngiye na Leya dukundana? Batabivuga se ko akariho kavugwa kandi urukundo narwo rukaba ari nk'umwotsi cyangwa inkorora rutihishira. Ugiye kubihakana se? Sha rero Norbert, uretse kuriya mukobwa yigize kwipanga, ubundi nta kintu kijyanye n'urukundo tujya tuvugana. Ngo yigize nde Kri? Kwipanga pe. None se ubwo yabwiye abantu ko dukundana atari kwishyira mu myanya? Aka kazina ka kwipanga nagakunze. None se kuki utamuha amahirwe Kri? Uracyatekereza nyensi? Urumva umukobwa ntiyazanyereka ko anyitayeho, komite mwigizayo ntabanje kubiha umwanya ngo mbanze mbyigeho. Ariko mu by'ukuri ubu sinzi aho mpagaze pe. Ntushubije ariko Kri, uracyatekereza kuri Anyensi cyangwa waramwibogeye burundu? Nakubwiye ko ntaza aho mpagaze. Kwipanga na Korea arahinga rwose kandi anyereka ko anyitayeho. Ariko rero Norbert, nkubwije kuri uriya mukobwa ngo Nanyesi buriya naramukunze pe. Mu by'ukuri uhagaze mu mayira abiri. None se ubwo ari wowe wabigira ute koko? Aha simbizi Chris we, nanjye rwose ndi hagati y'abari abakobwa babiri, umwe ari iburyo ndari ibumoso, gufata icyerekezo byangora. Nyumvira wongesheje inama. None se nkubeshye mugenzi wanjye, abakobwa bombi ni beza kandi wowe bazi kundusha. Buriya buri wese afite buri w'icyatumye mukingurira kwinjira iwawe.
tumiwe koko uravuze ngo ntiwari uzi aho nagiye koko mama ariko ni wowe wumiwe wa mwana we cyangwa ni twebwe twumiwe uzi ko usanze nari ngiye kujya kwa nyokorome kubaza niba ariho wagorobereje ndatangaye kubona mutibuka ko mbere yo kuva rwose nari nababwiye ko ngiye mu nama ya club y'urubyiruko munsi y'umunyinya. club se niyo yatumye utahaye amasaha bwije gutya koko rope none se mama urumva nakubeshya koko ariko ayo macyarabu niba ari amacyaraba ayo macyaraba yanyu niba atangiye kugucyura bwije ntuzasubiremo. ariko muri club nta kiba urubyiruko ruhigira mama banza umenye neza impamvu yabatindije ahubwo twatindijwe no gutora abayobozi mama byari bigoye cyane rwose ubwo twatoraga yangaga aho dutoye yanga bavuga ngo ntibazabishobora kandi rero bamwe banahageze bakerewe. ariko se kankubaze nye ubundi by'ayo matora kuki byabaye udahari kandi ari wowe wabaga ubarangaje imbere? nababwiye kwishakira abayobozi mama njye ntabwo nkifite akanya pe. mama karame twatoye Feliciane rero niwe uzayobora agafatanya na Nyiraneza n'undi muhungu witwa Bernard hanyuma wowe na Vidensiana mukazatubera abajyanama. njyewe se wowe uri umujyanama twasanze urubyiruko nyine rugukeneye cyane maze na Philippe bari bamumvuze ariko nyine dusanga umuntu w'umucuruzi kubona umwanya rwose bitoroshye niko guhitamo umugore we. tuzabisubiramo na Feliciane buriya rwose we yanze kundekura pe. Yes, alo Fayina ruranyitabye kiri bara rwose sinashoboye kukwitaba kimpamagara Leya ni amahoro se kumpamagara nk'utabaza ko wumva natabazaga se kuki wanyihoreye? pardon vraiment sinashoboraga kukwitaba nyine niki cyakubuzaga kunyitaba kandi ko mbizi utari uri mu kazi? ngo ndabizi neza ko utari uri mu kazi kuko aho imodoka yawe yari iparitse ndahazi nayitambutseho. none se ko wayibonye ukabona aho narinde wampamagariraga iki? ubwo ni uko wari ukwiye kunsubiza koko kiri hari igihe umuntu akubaza ubusa bikaba ngombwa ko umusubiza ubundi Leya. mu by'ukuri wanze kunyitaba ku bushake si uko wari uhuze. urashaka ko nkubwiza ukuri Leya? mbwiza ukuri rwose nanjye nkunda ukuri. si uko ntabonye ko wampamagaye si nuko nabuze umwanya wo kukwitaba ariko sinashaka kukuvugisha. ariko mana we tekereza ni ukuri ako kiri ubwo wowe umuntu ukunda agushubije gutyo wakwishima? mu by'ukuri numvaga nkirakaye kubera imyitwarire yawe no kunyurira Agnès. ngaho nyumviye impamvu yakurakaje ni ukuri. umva Leya nimba utaretse amagambo no kurebuzwa ibitakureba uziteza ibibazo. ariko ni ukuri kukubwira ibya Agnès si amagambo si no kugufuhira gusa ahubwo ni ukukugira inama ngo wirinde. ngo nirinde iki? erega kirisi buriya umuntu aba afite amakuru atari meza ku muntu gusa nyine ukirinda kuvuga ngo bititwa gusebanya. amakuru atari meza ku muntu? kuwuhe muntu se? urumva erega wowe ugira akazi kenshi mu kigo nderabuzima ntutembera Nyarurembo yose ngo umenye abantu neza. mbwira neza icyo ushaka kumbwira uticisha hirya no hino. aha uriya mukobwa mwakundanaga Agnès umuryango w'ibyawe si bizima pe baraterekera baracuragura bararoga mbese mana imana yarakurokoye ahubwo. ngo iki? maze umunsi azi wakahansanga nkamubera ibamba ngo yarazanye uburozi akubuze buramugaruka da. ibyo uvuga ni biki Leya? ibyo mvuga n'ibyo nabwiwe n'umuntu bazi neza nawe uvuka inahangaha i Nyarurembo. kandi nakubwiye wa mukobwa we nutirinda amagambo azagukoraho. urumva ibyo uvuga atari ugusebya abantu? uko biri kose sinamenya amakuru nk'ayo ngo nkureke ukomeze kwiyegereza umuntu nk'uwo kiri urwo se urumva rwaba ari urukundo koko? ngo rero yadukanye iturufu njya mu mukino hari ikizamufasha se ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico runana ni rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane. ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Prudent Sengiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Suzanne Lennon mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango muramukira.